tumbure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Yohana ibice zaho ni 4. Turahera ku murongo wa 19 tugeze kwa 22. Reka nsabe nimba hari umuntu uzaba uzoreye wahageze ko yafasha kwasoma ku ijwi riranguruye abantu bose bakumva. Yohana ibice 4 ku murongo wa 19. Yego. Umugore aramubwira ati naho Yego. umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu kuri no mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen. Amen. Urakoze cyane. Haleluya. Reka mbasabe tuzamure ibiganza turamukanye. Haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Mugisha Hadasi. Ku batanzi nishimiye cyane kongera kuba hano hantu, by'umwihariko mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana y'ijuru ishimwe. Nshimiye abashumba bacu kuba baradutekereje bakatugirira icyizere kugira ngo uyu munsi nanone duhagarare hano tuganire ijambo ry'Imana. Nubwo ari Imana iba yabikoze, ariko iba yibakoreyemo bakabyemera. Imana y'ijuru ibahe umugisha cyane. Namwe ndabasuhuje mwese, abakristo, abaririmbyi, kandi ndanabakiriye mwegere kandi mwisange mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka turirimbe indirimbo ivuga ngo igituma ndirimba ndasaba bose ko bayifashijemo. Nduwiwe nawe nuwaje. Nimara ndasenga Imana, nimara mbagaragariza ikintu kindi ku mutima, hanyuma dusoze. Igituma ndirimba nikintera gutwenga, nubwo mfite amahoro adatangwa n'isi, nubwo hari bigoye hirya hino ntazira, numva ijwi ry'umukozi ambwira ngo sinige, numva ijwi ry'umukozi ambwira ngo sinige. Nduwiwe nawe nuwaje, arazi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, bisaba guhora ndashira. Nduwiwe nawe nuwaje, arazi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, bisaba guhora ndashira. Kubimenya
niko buzima visama horadashira duiwe nawe muwaze arazi najegamuzi kuimenya niko buzima visama horadashira kubimenya niko buzima visama horadashira. Mana yo mu ijuru ndagushimiye, ndaguhimbaje kibirengeye, ndaguhimbaje Mana yo mu ijuru ikomeye cyane. Ndagushimiye Data wera ukomeye uhoraho wahozeho. Ndagushimira Data kubw'abantu bawe Data bateranyirije uyu munsi wa none imbere yawe kugira ngo twige iby'ubwenge bwawe Mana, twige ijambo ryawe Mwami Yesu. Ndagushimira kuko ubuzima bwacu wazigamye Mana yacu ibihe byose bitambutse. Ndagushimira kubwa byose Mana, ndagushimira kuko ukuboko kwawe kutahwemye kuba ku buzima bwacu. Ndagushimira yuko imbabazi zawe ari iz'ibihe byose. Ikiriho cyose no kuri Data mwiza kiri mu buzima bwacu nicyo kugushimira, kuko ijambo ryawe riratwigisha ngo ntabwo turi byo tutagizwe nawe, ntabwo dufite tutahawe nawe, ntaho turi tutagerejwe nawe Mana. Uko tumeze twicaye hano hantu ni kubw'imbabazi zawe Mana. Murenzi aravuga ngo kuba turiho n'ubuntu bwawe, kuba turiho n'urukundo rwawe Yesu. Ndagushimira kuko twicaye imbere yawe turi kumva ijambo ryawe. Senze bikora ku mutima Mana, kugira ngo ijambo ryawe riresonatinge n'imitima y'abantu bicaye hano hantu Mana. Ureke n'ukuri Data wowe ushobora kumenya ubukene bwimbitse buri mu mitima y'abantu, n'ukuri ubashe kubuhaza Mana. Ni wowe uzi ubyinshi imitima y'abantu ikeneye kugira ngo turusheho gukomerera mu Mwami Yesu. Reka n'ukuri ijambo ryawe rimeze nk'amazi afutse ukamere mu mutima waka, kugira ngo turusheho kugukunda, turusheho kugukorera, turusheho kukuyoboka Mana. Tumenye ko uri Imana yacu kandi tukabona inama zo gucanya cyane, ukaba umubyeyi wacu natwe tukabana Mana. Ushoboza natwe ugiye kubivuga n'ubushobozi bwawe kubyumva. Umwuka wera w'Imana abe hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana twasomye ryashoreje ku murongo uvuga ngo mwebweho musenga icyo mutazi, ngo ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kubera kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Iryo jambo ryo kuvuga ngo musenga ibyo mutazi ariko twebweho dusenga ibyo tuzi niryo ngira ngo tuvugeho. Haleluya. Amen. Mbere yuko ngira kuzo kuvuga ngo ibyo tutazi, gusenga turabizi yuko ari ibintu byiza cyane. Gusenga ni ikintu abakristo batabaho batagifite. Wa mu missionary wabaga hano bitaga ngo ni Ebeneza yigeze kutwigisha, we n'umudamu we hano turi mu mahugurwa yatwigishagamo, atuvuga ngo hari ibintu bibiri itorero ry'Imana ritabaho ritabifite. Yabivugaga mu Cyongereza aravuga ngo there are two things that the Church of God cannot do without. Iyo nteruro isa nk'ibiremerejeho kurushaho mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni ibintu tutashobora kugira icyo dukora na kimwe tudafite bidahari. Icya mbere yavuze kuko ari ijambo ry'Imana, icya kabiri avuga kuko ari ugusenga. Izo yabivuze ashingiye ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho ngo intumwa zahamagaye abantu ziravuga ngo mureke twigabanyemo ibice bibiri. Dushaka abadiyakoni bamwe bazoza bakora umurimo wo kugaburira abantu mu gihe cyari habaye ibintu by'ubukene, hanyuma ngo twebwe icyo tuzakora tuzigisha ijambo ry'Imana. Ashingiye kuri icyo cyanditswe avuga ko itorero ry'Imana ritabaho ridafite ijambo ry'Imana, ku buryo aba bagabo bahisemo kutabivangira ngo bagire ikindi kintu babivanga nabyo, ahubwo ngo baze batanga ijambo ry'Imana. Arongera ashingira ku ijambo ry'Imana. Pawulo yavuze muramba barasindika bukaneza igitabo ririmo riravuga ngo musenge ubudasiba. Mu
mu Batesalonike murakoze pastor, musenge ubudasiba. Ashingiye kuri icyo cyane twavuga yuko nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusenge ubudasiba, ko itorero ritashobora kubaho ridasenga. Haleluya. Amen. Rero gusenga ni ibintu bikomeye by'ingenzi ku buryo ngo tutabaho tutabifite. Gusenga bizana kubaho kw'Imana mu buzima bw'abantu. Gusenga bizana divine intervention mu buzima bw'umuntu mu bihe bikomeye. Hari umukozi w'Imana nigeze kumva ari kubwiriza, aravuga ngo gusenga kuzana iryo jambo nyine mvuze divine intervention mu buzima bw'umuntu, cyangwa se gutabarwa guturutse ku Mana mu buryo bwihuse. Atanga urugero, hari mu ntambara ya kabiri y'isi hari urugamba rwabayeho bita ngo ni, wenda basoma ibintu by'amateka bararuzi, Battle of Normandy. Normandy ni agace ko mu Bufaransa kabayemo, mbese iyo usomye amateka y'intambara ya kabiri y'isi, mu ngamba zabaye mbi cyane zikomeye. Hari urwitwa urugamba rw'i Waterloo n'urugamba rwa Normandy. Urwa Normandy rurusha urugenzi rwabo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu habaye ibintu bibi bikomeye, ku buryo ngo muri urwo rugamba hapfuyemo abapfuyemo n'abakomeretse bose ibintu byangitse abasirikare gusa 425, kandi uwo mubare wapfuye mu gihe cy'amezi 2 gusa. Murumva kuko average buri munsi hapfaga abantu benshi cyane. Rero muri icyo gihe hapfuyemo n'ingabo nyinshi cyane z'Abanyamerika. Umunsi umwe rero ngo umuhungu w'Umunyamerika Abadage bari babateye cyane, barimo babica, hanyuma ngo agwa ahantu mu cyobo, kumwe barahingahinze ibyobo zo kwihishamo, yakigwemo bakurashe yakomeretse, Umudaga amugwa hejuru, aravuga ngo simkurasa, akuramo abazi imbunda sinyizi, ngo ifite ikintu kimeze nk'icuma, ndabira iki icuma uragifoldinga gutya kikaje inyuma, cyangwa se ukaba wokigarura imbere ku buryo ushobora kubikoresha nyine ujomba. Nuko akigira gutya agiye kumujomba, uwo musirikare mugahinda kenshi no marira ngo arasenga aravuga ngo Mwami Yesu ntabara. Haleluya. Ngo iryo jambo, ngo umusirikare w'Umudage ngo asubizayo iyo nkota, aravuga ngo uyu Yesu uvuze ngo namwumvanaga mama, nagaza numva mama musenga akavuga ngo Mwami Yesu. Ngo asubizayo intwaro yiwe, afata imyenda zanjye zahamye umuntu wakomeretse, mbese aramufasha nyine, kiye bakimwisha ahubwo aramufasha, aramuterura amujana ahantu agomba kudahura n'abandi bamugirira nabi. Oh haleluya. Gusenga kuzana gutabarwa guturutse ku Uwiteka mu buryo bukomeye cyane. Gusenga Imana kuza guhereza abantu batazara urubyaro. Muzi inkuru y'umugore bita ngo ni Ana, uburyo yari yarabuze umwana ariko ngo asenge Imana iramuhereza. Ntabwo nibaza ko ubuzima bwa Kristo bwaturyohera dukuyemo ikintu bita gusenga Imana, kuko iyo umuntu asenze nibwo yishurira ubwiru bw'Imana, abifatikanyije no gusoma ijambo ry'Imana, umuntu akaryoherwa n'Imana, akaryoherwa n'agakiza. Sinibaza kuko kubaho mu buryo bwa Kristo ariko hatarimo gusenga, sinzi ko hari icyo abagisigaye cyaturyohera muri zo. Haleluya. Gusenga niko gutuma umuntu ashobora gukora umurimo ahamagarirwa gukora. Muzi ko na Yesu Kristo ari hano mu isi, nubwo rwose yari Imana, ariko yarasengaga kugira ngo abashe kuzuza inshingano ziwe yari yarahawe n'Imana. Bavandimwe bene data, nkiri kuri iyi ntambwe y'ibindi kuvuga, shishikarije umukristo wese wicaye hano hantu gusenga Imana. Hari abantu babaho badasenga. Iyo umuntu aba adasenga, mu by'ukuri ntabwo aryoherwa n'uburyo bwuzuye bw'agakiza k'Imana iduhereza. Nta nubwo experiencing ibintu Imana imugenera kuba yakabona muri buno buzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwebwe musenga ibyo mutazi. Ikintu cyanteye ubwoba nubwo bwose maze kuvuga ibyo bintu yuko umukristo nyakuri akwiriye kuba hasenga, ariko ngo hari ubwo abantu bazasenga ibyo batazi. Muzi bene data yuko hari abantu basenga ariko bakaba badasobanukiwe ibintu bazasenga ni ibiki. Iyi Mana dusenga ni iyihe? Ibyo bintu mvuze iyo bitaje kuba ukuri, Yesu ntiyajaga kuvuga ngo ariko mwebwe musenga ibyo mutazi. Ni ukuri kubera
kubera yuko muri icyo gihe yavuganaga n'uwo mugore hari abasengaga ibyo batazi. Bikaba n'ukuri kuri uyu munsi wa none yuko hari abantu basenga ariko bagasenga ibyo batazi. Ngendereye kukubwira ngo ese mwene data, ibyo usenga urabizi? Oh, haleluya. Oh, Bwana asifiwe. Ibyo usenga urabizi? Mu minsi yashize twari turi mu kiriyo kwa Sharisa, noneho umuvugabutumwa urimo arabwiriza aravuga ngo baza mugenzi wawe ngo ese ngo witeguye kuja mu ijuru. Mbere ko ngira aho ngaho ndahita mbakomereza mu mbabarire. Iri jambo rivuga ngo mwebwe musenga ibyo mutazi. Mu zindi versions no mu zindi ndimi haravuga ngo mwebwe muramya, cyangwa se ibi tuzo twita nyine gusenga Imana, mbese bitubamo muramya ibyo mutazi. Nuvuga ngo ninkoresha iryo jambo gusenga ibyo mutazi, ntiwewe ntiwumve gusa kumwe umuntu apfukama agasenga, wumve gukurikira icyo utazi, kuramya icyo utazi, gusenga icyo utazi, mbese ibi bintu byose dukorera Imana ya Isirayeli. Haleluya. Noneho uwo muvugabutumwa aravuga ngo baza mugenzi wawe ngo ese ngo witeguye kuja mu ijuru. Ikindi ngo Imana ije kano kanya ngo urumva wowe ugenda. Nari negeranye n'umukobwa, ntabwo nari muzi, nari ntiyaranzi, ndagira ngo noneho turareba, ndamaze ndetse witeguye kuja mu ijuru, kuko nari nkurikije amabwiriza umuvugabutumwa yari aduhaye. Nawe arabimbaza, nije watangiye gusubiza, ndamubwira ati ndavyiteguye kandi cyane rwose. Ndamaze ndetse witeguye kuja mu ijuru, Imana ije wabana nayo kano kanya? Arambwira ngo muvandimwe, ndasubiramo amagambo yakoresheje, ngibyo ngo ntabwo mbizi, ngo gusa ngo ndagerageza, ngo ntabwo nabihagararaho. Ndamubwira nti se kubera ko utabihagararaho? Nawe se ntibukijijwe? Arambwira ngo narakijijwe. Ndamubwira nti se wizera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Arambwira ngo ndamwizera. Atariko ntabwo mutunganira nk'uko mbishaka, ntabwo imirimo yanje imeze neza nk'uko bikwiriye. Rimwe ndananirwa, ubundi bikankundira, ubundi nkabishobora, ubundi bikanga. Bavandimwe turi kumwe? Oh, haleluya. Uwo mukobwa ndamubwira ati kuja mu ijuru rero bisaba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo gushobora no kunanirwa kwawe ntabwo bigufasha kwemererwa kuja mu ijuru. Kuja mu ijuru iyo ubuzima bwawe buhari Imana, biba byemewe yuko uzoja mu ijuru. Arambwira ngo oya, ngo sinzemeye, kuko twari turi mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Sinari gukomeza kugira gute, sinari gukomeza kumubwiriza kandi hari undi uhaye kubwiriza. Ndamwihorera mparikira aho ngaho. Ariko uwo mukobwa numva nteye gutekereza ko, kandi numva mzemeje rwose umutima wanje, yuko hari abantu benshi bari mu bintu by'Imana, bazi mu by'Imana, uko natangiye kubwiriza kuri iyo ngingo yo gusenga, kuramya, gukurikira ibintu tutazi uburyo bikora. Ariko mu by'ukuri bakaba badasobanukirwa dynamics z'ubwami bw'Imana, uburyo ibintu by'Imana bikora n'uburyo ibintu by'Imana bigenda. Oh, haleluya. Hari abantu batazi kuko gukizwa, kwemererwa kuja mu ijuru, guhabwa ubugingo buhoraho bw'Imana, tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko akaba ari umuntu usenga, akaba ari umuntu uyoboka ibintu by'Imana, akaba ari umuntu uza kuramya Imana, ariko mu by'ukuri akaba abikora ariko atabizi, atazi uburyo bikora. Oh, haleluya. Noneho rero nje ikintu kiza kinezeza kuri iyo ngingo. Sasa ko ndabwiriza mu mfite munyangane ko ndashaka ko ndumva kuzamurwa n'ibintu bimwe na bimwe nimubona binshanze mwihangane, ko ndumva mbaye amaso mu mutima wanje bitewe n'ukuntu iri jambo rinkora ku mutima mu buzima busanzwe. Haleluya. Novango bene data, ijambo rinezeza kuri iyi nkuru yo kuvuga ngo agakiza no mu bw'Imana.
ntekereza nkavuga ngo ibintu z'ubwami bw'Imana uburyo ari iby'agaciro gakomeye, uburyo ari iby'imbaraga bitangaje. Uvugishije ukuri mwene data, bibaye atari ubuntu bw'Imana, oya, cyangwa se urukundo wobikundira ugakundira Imana kuko ugakunda Imana rudashingiye kuko Imana ibiguhera ubuntu bwayo, rwaba ari urukundo. Kubera kuko ubwiza n'umunezero duhabwa n'Imana no kwibuka yuko agakiza kayo tugahabwa kandi tuzabana nayo mu bwami bw'Imana bw'ubwiza butagereranywa, bishingiye kuko ibyo bintu ari uko ari ubuntu bw'Imana. Sinzi wenda nimba ari jenyine, ariko iyo nitekereje ngatekereza imigenzereze yanjye, ngatekereza imigirire yanjye, nemezwa n'umutima wanje yuko bitanyemerera guhangara kureba mu maso h'Imana. Kandi ibyo bintu ndazifuza kubibona. Umunsi umwe umuvugabutumwa bita ngo ni Paul Washer, ngo yigeze kuba ari mu bihe byo gukizwa, ari mu bihe byo guhishurirwa iby'ubwami bw'Imana. Hanyuma ngo arimo atekereza ku bw'agakiza k'Imana n'ubuntu bwayo, ngo yari arimo amanuka esikariye, arimo ava mu cyumba, arimo aramagiye ahantu agiye kuja kubwiriza, ngo yikubita kuri esikariye aravuga ngo Mana, ngo mfite ubwoba bwo kurimbuka, mfite ubwoba bw'umuriro, ngo ariko nanone ngo singwiriye kukubona, mfite ubwoba yuko ndashobora kukubona, nubwo rwose ntifuza kuja mu irimbukiro, ariko nanone singwiriye kukubona kuko njyewe ndi umunyantege, ndi umunyabyaha, imirimo yanje n'imikorere yanje ntabwo uzonyemerera kukubona Mana. Haleluya. Oh, haleluya. Nibwo yashuri ijambo rivuga ngo mwakijwe kubw'ubuntu bw'Imana, ngo kubwo kwizera Imana Data, ngo ntabwo bituruka ku mirimo yayo, ngo kugira ngo hatagira umuntu wirata. Haleluya. Bavandimwe, ntabwo mubibona ko ari iby'ikundiro ko agakiza k'Imana ari ubuntu bwayo? Oh, haleluya. Hari Zaburi ngira ngo ni 103 nimba nyiheje, iravuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, ngo ntibagirwe ibyiza yakugiriye byose, ngo niwe ubabarira. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ngo niwe ubabarira inzokera. Oh. Hanyuma ngo karinda ubugingo bwawe ngo butaja muri rwa rwobo. Reka nsengeho gatoya. Mwami Yesu, Mana y'Imbabazi, oh Mana ndagushimira Data. Oh Mwami Yesu, ndagushimira yuko imbabazi zawe arizo zitubeshaho Mana. Murinderera bamwe imbabazi zawe n'urukundo rwawe Mana. Haleluya Mwami Yesu. Ngo ni wowe ubabarira isudukiranirwa byose, ukarinda ubugingo bwacu ngo butagwa muri rwa rwobo. Kama siyo wewe tungekuwa wapi sisi Baba yangu? Kama siyo wewe Yesu tungekuwa wapi? Umejawa na rehema, umejawa na neema tele. Hatungeweza Baba kujikomboa, lakini kwa upendo wako mwingi, kwa upendo wako tele Baba. Oh Yesu, oh Yesu. Imbabazi zawe Mana nyinshi. Oh Data, icyama tugahishurirwa izo mbabazi zawe Mana, urwo rukundo rwawe Yesu. Ibyo tugirira Mana yacu tutabikwiriye Mwami Yesu, ubw'imbabazi ishurira imitima yacu tukumenye
tukubone Mana, tumenye imbabazi zawe Data, tumenye urukundo rwawe, tumenye Data kwera kwawe. ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, niwashoboye kugihanganira waritanze uradukiza. Haleluya. Niwe ubabarira ibyaha agakiza indwara zawe zose. Bavandimwe, ntabwo nzi kuri mwebwe, ariko jewe urukundo nkunda Imana, uburyo numva Imana inkoze ku mutima wanje, ntabwo rushingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Rushingiye iyo ntekereje ko Imana nzayibona, nzaja mu ijuru yankishije, ikaba inkunda, urukundo rwayo ntirugabanwe cyangwa se ntirukurweho n'imigenzereze yanjye. Ejo bundi twari turi kumwe, narababwiye ngo umuntu ntashobora ku appreciatinga cyangwa se ntashobora guha agaciro izi imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo iyo atemera ububi bwiwe. Nuvuga ngo iyo umuntu yumva kuko ashobora kugira icyo akora kikagera ku mutima w'Imana, kikayitera kumwemera rwose, uwo muntu ntashobora kumva uburemere bw'agaciro k'imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo. Ariko kuko nemera intege nke zanjye, kemera ububi bwanjye, nicyo kintu gintera gukunda Imana, kuko ititaye kuri ibyo bintu ntabwo ihuraho urukundo rwayo. Haleluya. Uko ni nako bimeze ku bantu bari mu byaha. Iyo umuntu yemeye Yesu Kristo ko ari umukiza, akamwizeza umutima we, akamubwira ngo Mana ngwino utware ubugingo bwanjye, ingano y'ibyaha umuntu yaba akora, ingano y'ibyaha umuntu yaba yarakoze, icyo gihe nta gaciro bigira. Yesu Kristo araza gutaha mu mutima w'umuntu, akajana ubuzima bw'umuntu, umuntu akagira ubuzima bushaje. Haleluya. Mwari muzi ko hari abantu batinya kwegera Imana babitewe n'uko bumva ko Imana itobemera uko bari. Ariko Imana ni inyembabazi nyinshi. Haleluya. Bavandimwe bene Data, ubuntu bw'Imana nibwo butuma tumera uko tumeze uko nguko. Ariko ndakubaza ikibazo kimwe, ngo ese warabwakiriye mu by'ukuri? Ibi ukurikira, ibi dusenga, ibi tubamo, ibi twirukamo, urabyizi, urabyumva mu by'ukuri? Wamenye ko uri umunyabyaha, bigutera kwakira Imana kugira ngo igukize uko kubora, bityo bizagutere kuyibona. Uwo ni wo mubano ufitanye n'Imana, kuko nimba atari uwo, birakekwa yuko ushobora kuba udafitanye isano n'Imana. Paul aravuga ngo niba utari mubi ku rwego wumva kwikiza bikunaniye, utashobora gutunganira Imana, Imana nta mwete yagira wo kuza kugukiza, kuko Imana yemera gukiza abemera ko badashoboye kwikiza. Imana yemera gukiza abemera kuko intege nke zabo zibarenze. Haleluya. Amen. Muri ibyo rero aravuga ngo nuba abantu benshi cyane, baracapfa kandi bagapfira mwirimbukira batamenye umukiza. Bavandimwe, iyo duteranye gutya ku cyumweru, hari ubwo dutekereza yuko abantu bose bagize umwete, bakazuka, bakoga, bakambara, bakaza hano hantu ari abakristo. Tugateganya ko uwo muntu nta muntu wagira bene uwo mwete, ari uko atemera Imana nyine mu buryo bukwiriye.
ariko birashoboka yuko umuntu aza ahantu nk'aha ngaha uzi ko atazi Imana asenga ibyo atazi. Ariko ndakubaza ngo ese iyo Mana ukurikira urayizi? Uyizi muri ubwo buryo? Uyizi nk'Imana ikiraje inshinga ari ukubona ubugingo bwawe bukira bukayikurikira, cyangwa uyizi mu bundi buryo? Kandi ubundi buryo ubwo ari bwo bwose buri hirya y'ubu bugomba kuba atari ukuri. Oh, haleluya. Bwana asifiwe sana. Abantu benshi baravuka, wenda si benshi ariko bamwe mu bantu bahari, noneho bagakurira mu miryango wenda ikijijwe, bagakurira mu miryango myiza, noneho bakayoboka inzu y'Imana, ariko mu by'ukuri batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Uyu munsi wa none ndagusaba ngo utekereze, mbese Imana yo mu ijuru ndayizi, iyi nza nza gusenga ndayizi, iyi nza nza kuririmbira ndayizi. Kuyimenya ni gute? Ni ukuyimenya uko nayo ikeneye ko bayimenya. Si ukuyimenya uko tuyivumbuye, ni ukuyimenya uko Imana ikeneye yuko tuyimenya. Bene data, ni ibintu bimaze kungaragarira nk'ukuri mu buzima bwacu ndetse n'abandi bantu benshi, yuko hari abantu bakurikira Imana batayikurikiriye icyo ishaka gutanga kurusha ibindi, bakayikurikirira ibintu itanga kuri bose kubera kuko yabigennye mu buryo bwa kamere. Kugira ngo ijambo tubyumve, reka mvuge ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo uzayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero mu biguzi, iyo Imana igize ngo ikore ikintu, ntekereza ko hari bifite imbaraga biyisaba kugira ngo icyo kintu gisohoze. Niba Imana yari yaragusezeranyije kuguhereza inzu no kuguhereza ibindi bintu byose, kugira ngo ibyo bintu bisohore, ntekereza ko hari imbaraga biyisaba. Urugero, bishobora nko kuyisaba kubivuga, ikavuga ngo nguhaye kino kintu, kuko muzi ko ibintu byose iyo zabayeho biturutse mu kanwa kayo. Urumva iyo Imana ivuze, iyo ni imbaraga biba biyisabye nyine kugira ngo icyo kintu yagusezeranyije gisohore. Nta kintu mu biriho byose n'ibizaba cyasabye Imana ikiguzi kiremereye ko gucungura umuntu no kumuhereza agakiza. Rero icyo kintu cyasabye Imana ikiguzi gikomeye ari cyo gutanga umwana wayo kugira ngo apfe. Mbese Imana gupfa ubwayo, ubuzima bwayo, nicyo kintu nayo iba yumva ishaka ko abantu bahangayikira kuba bagifite, cyangwa se nicyo kintu ikeneye gutanga kurushaho. Ariko abantu hari ubwo bakurikirira Imana cyangwa se bagashakira Imana ikindi kintu kitari ibyo ngibyo. Ntabwo ari ijambo bivuze, ni Yesu wabivuze, yuko ngo umunsi umwe yabonye abantu bari bamushagaye bamusengurutse, aravuga ngo ndahamya kuko icyatumye munsanga baramusanze nk'uku nawe uzi umusanga, cyangwa se nk'uko naje nzamusanga, ngo mutabitewe n'ubugingo nta, ahubwo ngo mwabitewe n'imitsima nabagaburiye ubushize mukeneye kongera guhabwa. Iyo nkuru ntiyashaka kuba ukuri, yaje ko atari Yesu wayivuze, ko abantu bashobora gukurikira Imana bayikurikiye ibigereranyo by'imitsima. Dukurikije ino nkuru twavuga kuko Yesu atishimiye bano bantu mu buryo bwaje, ntiyishimiye ukuntu bazanywe n'imitsima kuruta iyo baza kuba bazanywe n'ikintu atanga kizima, aricyo bita ubugingo buhoraho. Oh, haleluya. Turi kumwe bene data? Haleluya. Rero ngo mwebwe musenga ibyo mutazi, muvandimwe ndakwinginze ngo wisuzume umenye niba gukurikira Imana ukurikira Imana ubizi mu by'ukuri. Niba utarakurikiriye Imana ikintu idakeneye ko abantu bayikurikira, abantu benshi mu nzu y'Imana hari abameze nk'intama zizimiye, hari
hari abaza kubera ibintu babonera mu nzu y'Imana, kubera community, kubera hari ibintu akabafodera gusiga gusenga ibyumwe bitatu kubera ko kumbuye no kurebana n'abantu, kubera ibintu n'ibintu bisanzwe. Hari abagabo b'abanyabwenge bamubajije ikibazo gikomeye cy'abantu n'abo abantu, ikibazo bagira ngo ni uko umubajije impamvu akora ikintu, ngo akenshi usanga ari ukubera ko yambaye abantu bagira babikora. Ni baba impamvu tuza ku cyumweru akenshi twambaye neza, si uko itegeko ry'Imana rivuga ko twifuza kuba twambaye neza ku cyumweru, ni uko twabonye abantu bagira bate. Iyo ku cyumweru uzutse ukamenya ko ugomba gufata akenda kawe gasa neza utambaye undi munsi ukakambara ukaza hano, si ukubera ko ibyo bintu wicaye urabitekereza uravuga ngo uyu munsi ngomba gufata icyemezo cyo kwambara gutya. No, ibyo bintu biba subconsciously kubera ko wagiye ubona abandi bantu bagira gute babikora. Ariko iyo akavuga kuko iyo aba abantu kuri buri mwanzuro wose ngo kugana no ku mwanzuro w'icyo ugiye kwambara, ngo wowe ukwiye kuzibanza ukibaza ngo kubera ko ibintu ugiye kubikora, ngo ukabikora nk'ubisemo ushingiye ku mpamvu zigukorera, impamvu zifite icyo zimaze ku buzima bwawe. Ubuzima bwacu twabura ukuntu bugenda buhinduka kurushaho. Iyo nkuru ntekereza ko kuri kurushaho iyo bigeze ku bw'agakiza k'Imana. Byaba nziza umuntu wese yicaye agakora cyane ibintu ngo kwinira no kwisuzuma, ukibaza ngo kuki nza mu rusengero, kuki mba muri korali, kuki nza ntanga amaturo, mbese ibintu zose ukabibara ukareba kuko bishingiye ku mpamvu zigukorera, zifite icyo zikumarira. Nyamara ibyinshi muri byo tubikora kuko abandi bagize gute, kuko abandi tubona babikora. Haleluya. Ese nshuti yanje, ibyo usenga urabyumva, ibyo usenga urabizi. Icyo ni icyambere. Hari abantu batazi kuko agakiza k'Imana ari ubuntu, bakaba basenga icyo kintu batakizi. Icya kabiri, hari abantu batazi yuko Imana yanga icyaha bakayisenga ariko wogira ngo ntibabizi. Ni gute umuntu asenga Imana ukabana n'Imana mu nzu y'Imana ukavuga ko uyisenga ariko ugahora wifuruguta mu bintu Imana idakunda? Ikintu usenga urakizi. Niba ukizi, ni gute ushobora kubaho ukuntu wishakiye niba koko ibintu usenga ubizi? Haleluya. Umunsi umwe ngo Magambo yaganiriye n'umugabo bita Mwizerwa, ngo bari mu rugendo ruca mu ijuru. Umukristo yari ahagararanye na Mwizerwa, ngo kubera ko iyo nzira bari agace bisa nk'aho ari nini, ngo babona hirya umugabo w'igikundiro mwiza kandi muremure, ngo wari urimo ugenda bita ngo ni Magambo, ngo ariko ngo yarimo agenda abagenda uruhumye atabegereye. Ngo Mwizerwa abwira Mukristo ngo uriya mugabo ko mbona turi mu cyerekezo kimwe, waretse tukamusanga tukamubaza iby'uru rugendo nawe yafashe ibyo ari byo. Mukristo ngo ntiyagisha inama, ntiyagisha impaka Mwizerwa, ngo aramwihara ngo ugenda umuvugisha, ngo ariko we yarazi Magambo uwo ari we, ngo kuko muzi ukuri by'urwo rugendo atabizi kandi atabisobanukiwe, ngo ariko aravuga ngo ngaho ugenda umuvugisha. Mwizerwa ngo aragenda yegera umugabo bita Magambo, aramaza ngo umugabo mwiza, ngo nakubonye uri muri rugendo numva nejejwe no kubana nawe muri ino nzira. Ngo Magambo ahita amusubiza ngo urashaka ko tuganira iby'iyi nzira? Mwizerwa ati yee. Arabanguza biranejeje, ngo nta kintu kinezeza ngo nko kuvugana ku bitugirira akamaro, ngo by'umwihariko ibyerekeranye n'inzira turimo. Haleluya. Aravuga ngo nta wundi murimo ngo w'akanwa ngo muri iyi si n'ururimi ngo mwiza cyane ngo waruta ngo kuganiriza ubwami bw'Imana. Donc mu bintu binyura mu kanwa kawe byose ibijanye n'Imana ngo nibyo biruta ibindi byose. Iyo wasuye inshuti ukazifuriza isabukuru nziza, iyo wabwiye umugore wawe amagambo meza, iyo wabwiye umugabo wawe amagambo meza, ibyo zose biri munsi yo kuvuga inkuru gusimbuka y'ikintu kijanye n'Imana. Ubwo bwenge bwavuzwe na Magambo. Mwizerwa n'umwangizi uvuze turubeje niko kuri, ngo reka tubiganire. Haleluya. Hanyuma ngo wese uru rugendo urubamo, arambwira ati cyane. Hanyuma ngo mbwira ibimenyetso bigaragara yuko ubuntu bw'Imana bukorera mu buzima bw'umuntu. Ikimenyetso cya mbere Mwizerwa yashubije, nje ndi maso mu gitabo cy'umugenzi nza nkangara, bari abagabo bitwa ngo banyamujijya nino, bari abagabo muza mwita ngo muri ba Magambo. Amagambo bari kuvuga abakomeye biteye ubwo, abari amagambo atangaje.
ijambo rya mbere magambo yavuze yaramubwiye ngo nezera yuko ikimenyetso kigaragaza yuko ubuntu bw'Imana bukorera mu muntu ngo nuko umuntu ngo aborozwa n'ibyaha byiwe ngo bikamutera agahinda simusiga. Icyantangaje ni igisubizo cya Mwizerwa. Mwizerwa yaramubwiye ngo icyo kintu uvuze ngo si cyo kimenyetso cya mbere, ngo ariko ngo reka tureke kurwanira umubare, ngo niyo kija kuba icya mbere ngo icyo kimenyetso si ukuri, ngo kuko ngo birashoboka kuko ngo umuntu aborozwa n'ikintu ibyo wisi ibyaha byiwe, ngo ariko ngo akaborozwa nabyo impamvu imuteye idasa n'impamvu Imana iteganya ko ugomba kugutera kuborozwa n'ibyaha byawe. Umuntu bashobora kuborozwa n'ibyaha bitewe n'uburyo bimutera kwiyumva cyangwa se n'ingaruka bimugiraho. Ngo ibyo abigereranya ngo n'umubyeyi ngo uze ureba umwana we yiyanduje ngo akamubwira ko kwa kane ngura gapfu ngo kuse nigute wigize ngo akamutuka ngo akanamucira ngo ariko yamara ngo akamuhobera ngo uko niko abantu baborozwa n'ibyaha byabo ngo bakanabituka ngo ariko bamara bakagira gute bakabihobera. Haleluya. Aravuga ngo ikimenyetso kigaragarira yuko ubuntu bw'Imana bukorera mu buzima bw'umuntu ngo nuko azinukwa, ntabwo ari uko aborozwa, ngo nuko azinukwa ibyaha bye. Mwene data ntabwo ari ukurira umurinzi w'Imana ngo ibyo twakora byose ngo n'agahinda gasaza ibyo ntabwo zabasha kudukiza. Ikimenyetso kigaragara yuko ubuntu bw'Imana bukorera mu buzima bwawe nshuti yanjye niba ibi bintu dusenga tubizi ni uko umuntu azinukwa ngo imigenzereze yiwe mibi. Ntitukamere nk'ababyeyi abona umwana we yiyanduje ngo akamutuka akanamucira ariko yamara akamaro kuko mufitiye urukundo. Wowe urarizwa n'ibyaha ukunda udakeneye kurekura. Haleluya. Bene data, iyi Mana dusenga turayizi, iyi Mana twakurikiye turayituza uburyo ikorana n'abantu bayo ko ari Imana. Ikimenyetso kigaragara yuko ubuntu bwayo bukorera mu muntu ari uko umuntu azinuka icyaha. Icyo gihe magambo yabwiye Mwizerwa ngo dusoreze aha ngaha ko numvaje nawe tutumvikanye, kuko ngo wazanye ibyo kubaha Imana, kuyubahira mu muryango wanje, ukayubahisha umutima wanje ndetse no mu migirire yanjye. Ubundi magambo ngo yari umucuruzi, noneho ngo ku magambo ngo abakiriya biwe ngo bamuhamyaga nk'umupagani ngo kurusha abantu bemeraga mu isoko yuko ari abapagani ngo kubera ukuntu yabibaga. Ukashaka ukaba utangiye kuzana ibintu zo kubaha Imana no mu micuruzi bwanje. Ntitwumvikanye ko urashaka kuntegera amagambo yaje, niko yamubwiye nyura inzira yawe naje nyiri yaje, ngo kuko magambo na Mwizerwa batandukanye. Kubera kuko Mukristo yari yabwiye nuko nje iyo nkuru nayiciye bugufi ariko ni ikiganiro kirekire. Mwizerwa yari yabanje gusubira kwa Mukristo arambwira ati ariko uriya mugabo ko ndumva afite amagambo meza byabindi nababwemere yamubwiye. Mukristo aravuga ngo uriya mugabo muzi kuruta uko yize. Ibintu byose akubwira tubwirije ijambo na rimwe wizeramo, kuko biriya ni ibintu avugisha akanwa ke ariko atizeza umutima we, kugira ngo wumve ko ibyo ambwira ntakubesha. Nusubira kuja kuganira nawe uzana ingingo yo kubahisha Imana imirimo yawe. Ibyo bintu nubizana kuko kugaragara ko ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe atari amagambo tubivugisha ahubwo ari imirimo tubikoresha, uwo murahitamo gusanya. Niyo mpamvu Mwizerwa yasubiyeyo. Icyo kibazo navuze ngo se niki kigaragaza yuko ubuntu bw'Imana bukorera muri wowe, ni ikibazo yahise amubaza bongeye guhura avuye kuvugana na Mukristo. Haleluya. Bene data beza, niba tuzi uwo turamya tumenye yuko ari Imana yanga icyaha, tumenye yuko ari Imana ikeneye yuko tuzinukwa, kandi ko aricyo kimenyetso kigaragaza yuko ubuntu bwayo bukorera muri twebwe. Kubera ko umwanya waje washize ndengeje iminota 7, reka soreze aha ngaha ku bindi umuyobozi wa gahunda yari yambaye saa sita
reka nsabirize aha ngaha, ibindi bimenyetso bisigaye nzobibwira abandi tuzoterana ahandi hantu cyangwa n'ingaruka hano namwe nzobibabwira. Nzogaruka cyangwa nzobivuga ahandi hantu muzozumva. Imana mujuru ahereze umugisha, murakoze cyane.